Amahoro y'Imana kuri wowe wakoze subscribe kuri iyi channel yacu ya YouTube yitwa Valade Cash. Reka nkubwire ngo aho uherereye hose mu mpande enye z'isi, waba uri ku mugabane wa Afurika, uri ku mugabane wa Aziya, uri ku mugabane wa Australia, abari i Burayi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, reka mbifurize gukomeza kugubwa neza kandi mukomeze kugira intangiriro nziza z'umwaka w'ibihumbi 2025. Uyu munsi nk'ibisanzwe twabateguriye amwe mu mateka y'umunyabigwi mwamenye cyane w'umunyafurika mu kwandika inkuru ndetse no mu kwandika ibitabo, uwo twakwita Chinua Achebe, Albert Chinua Lumogu Achebe. Amateka agaragaza ko abanyafurika batakunze kwandika ku mugabane wabo, aho wasangaga ari akazi kakorwaga n'abantu baturuka mu bindi bihugu birimo ibyakolonije Afurika. Rimwe na rimwe bakawandikaho ku buryo bufite uburyo budasobanutse cyangwa se budafututse cyangwa se budasobanutse neza uko ibintu bihagaze. Kuri uyu munsi ndabanje gushimira niba warakoze subscribe, niba uri mushyashya kuri iyi chaîne yacu ya YouTube ndagusabye banza ukore subscribe, hanyuma nukunda ikiganiro ukore like, nushaka kuduhereza igitekerezo uduhereze igitekerezo cyawe muri comment, kandi niyumva inkuru igushimishije ntiwibagirwe kuyisangiza bagenzi bawe aho bari hirya no hino ku isi. Albert Chinua Lumogu Achebe cyangwa se mwamenye cyane nka Chinua Achebe ni umwe mu bagize uruhare rufatika mu guhindura aya mateka, kuko ari umwe mu banditsi bakomeye babayeho ku mugabane wa Afurika ndetse akaba n'umwe mu bagize uruhare rwo kuyimenyekanisha. Uyu mugabo yavukiye ahitwa Ogidi muri Nigeria kuwa 16 Ugushyingo mu mwaka w'1930. Ni umwanditsi akaba ari umusizi w'umwarimu wamenyekanye ku isi yose kubera ubuhanga bwarangaga imyandikire ye, ndetse benshi bemeza ko ari se w'ubuvanganzo bwa Afurika. Mu nyandiko ze inkuru nyinshi zibandaga ku mibereho yaranze abanyafurika cyane cyane mu bihe by'ubukoloni. Chinua Achebe yakuriye mu mujyi wa Ogidi, aho abenshi mu bahatuye bari bafite imyizerere gakondo izwi nka Igbo. Gusa ababyeyi be bari barahinduye idini bahitamo kuba abakristo. Ibi byatumye bahagarika gukora imigenzo yose ikorwa n'abayoboke b'iri dini rya gakondo, gusa ntibyababujije kubaho bubaha imigenzo n'imyemerere yaryo ku buryo batapfa kubihora umuntu n'ibindi nk'ibyo. Mu mwaka w'1936 Chinua Achebe yatangiye amashuri abanza mu ishuri rya St Philip's Central School mu mujyi wa Ogidi mu gace ka Okpakaongwe. Mu bihe yigaga mu mashuri abanza, umwarimu wamwigishaga yavuze ko ari we munyeshuri wa mbere yigishije ufite ubumenyi buri hejuru bwo gusoma no kwandika. Ibi byatumye ashyirwa mu mwaka w'ishuri wisumbuye kuwo yari arimo kwiga. Chinua Achebe yakundaga gusoma ibitabo bya papa we wari umwarimu no kumva inkuru yabwirwaga kenshi na mama we, dore ko byari umuco muri aka gace ka Ogidi. Yatangiye kwandika inkuru ngufi agendeye ku birori byabaye aho bari batuye, akabivanamo inkuru. Ibi abitangira akiri muto cyane. Mu mwaka w'1948 ubwo Nigeria yafunguraga kaminuza ya mbere mu gihe yiteguraga ubwigenge bwayo, Chinua Achebe yari mu cyiciro cya mbere cy'abemerewe kwiga muri iyo kaminuza ya Ibadan, aho yagiye kwigira kuba umuganga. Urukundo rwo gusoma ibitabo byanditswe kuri Afurika rwakomeje kwiyongera kugeza ubwo yaje gusoma igitabo cyanditswe na Joseph Conrad cyitwa Heart of Darkness, aho yavugaga ko uyu mugabane udatuwe n'abantu bafite imitekerereze nk'iy'abandi bari ku isi. Ibi byarakaje cyane Achebe kuko atakunze uburyo umugabane wa Afurika umeze nk'uwabuze kivugira, aho buri wese yashoboraga kuvuga uko abishaka kandi ntanyomozwe. Ibi byatumye ahindura ibyo yigaga, ahitamo kwiga ururimi rw'Icyongereza n'ubuvanganzo, nubwo byatumye abura amahirwe yo gukomeza kwishyurirwa yari yarahawe na kaminuza. Umubyeyi we yarabyihanganiye, yemera gukomeza kwishyura akayabo kugira ngo uyu mugabo wari ukiri umusore icyo gihe akomeze amasomo ye.
ubwo yasozaga amasomo ye yamaze igihe gito ari umwarimu mu kigo cy'amashuri yisumbuye, gusa ntiyatinze muri uwo mwuga kuko yaje kujya gukorera ikigo cy'itangazamakuru mu murwa mukuru i Lagos. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu na karindwi, Chinua Achebe wari waratangiye kwandika ibitabo yohereje icyo yandikishije intoki ashaka ko cyandikwa n'imashini, acyohererezanya amayero 22 yagombaga kwifashishwa mu kugikoraho. Aya mafaranga n'inyandiko bya Achebe byari byoherejwe ku nzu itunganya ibitabo yo mu Bwongereza nyuma y'uko yari yasomye igitabo cyayo mu kinyamakuru The Spectator. Yategereje igisubizo araheba, gusa aza kugira amahirwe. Umuyobozi w'ikigo yakoreraga agira urugendo rw'akazi i Londres, undi amutuma ku nzu yatanzeho igitabo amusaba kuzamubariza uko bimeze. Uyu muyobozi witwaga Angela Beattie n'uburakari bwinshi yabajije impamvu birengagije igitabo cy'umukiriya wabo, nyuma baza gutunganya igitabo cye, bacyandikishije imashini barakimwoherereza. Nyuma yo guhabwa igitabo cye, Chinua Achebe yacyohereje ku nzu zimurika ibitabo zitandukanye z'i Londres, zimwe ziracyanga. Bavuga ko inkuru z'ibitekerezo muri Afurika nta soko zagira. Inzu imurika ibitabo yitwa Henman, abayobozi bayo basomye icyo gitabo babanza kujijinganya ku cyemezo cyo gusohora icyo bari babahaye. Donald Max Ray yasomye icyo gitabo abwira abayobozi b'iki kigo ati, iki ni cyo gitabo cyiza nsomye kuva intambara yaba. Ku wa 17 Kamena umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunani, ikigo Henman cyasohoye ibitabo 2,000 bya Things Fall Apart. Alan Hills wagikoreraga muri ibyo bihe yavuze ko nta jambo na rimwe ryigeze rihindurwamo. Iki gitabo cyarakunzwe cyane ku buryo cyaje no guhindurwa mu ndimi zirenga 50 ndetse kigurishwa kopi zirenga miliyoni 20 ndetse cyifashishwa cyane mu masomo y'ubuvangazo ku isi yose. Chinua Achebe yagize imbaraga zo kwandika ibitabo ku buryo mu myaka 10 yari amaze gushyiraho ku mugaragaro ibindi bitabo 4. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatandatu, yabaye umuyobozi w'itangazamakuru mu kigo cy'itangazamakuru cya Nigerian Broadcasting Corporation. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na karindwi, afatanyije n'umusizi Christopher Okigibo bashinze ikigo cyamurikaga ibitabo mu mujyi wa Enugu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'icyenda, Chinua Achebe yazengurutse Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kumwe n'abanditsi bagenzi be Gabriel Okara na Cyprian Okwensi, batanga inyigisho muri kaminuza zitandukanye. Ubwo yasubiraga muri Nigeria, yagizwe umwe mu bashakashatsi ba kaminuza ya Nigeria, aba n'umwarimu w'ururimi rw'icyongereza guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu kugera mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe. Chinua Achebe yanayoboye ibigo 2 byo mu gihugu cye byatangazaga ibitabo, ari byo Henman Educational Books Limited na Nwanko Efejika Limited. Nyuma y'impanuka y'imodoka yamusigiye ubumuga buhoraho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda, Chinua Achebe yasubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yigishije muri kaminuza za Bard College iherereye mu mujyi wa New York. Mu mwaka wa 2009 yavuye Bard College ajya kwigisha muri kaminuza ikomeye ya Brown University. Muri iyo myaka yose yanditse ibitabo bitandukanye byatumye amenyekana ku rwego mpuzamahanga, birimo No Longer at Ease cyasohotse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu, All of God cyo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane, A Man of the People cyo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatandatu, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Nyuma y'imyaka irenga 20 nta gitabo gishya asohora. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na karindwi yashyize hanze Entries of the Savannah n'ibindi byinshi byakunzwe. Mu mwaka wa 2000 yanditse igitabo Home and Exile, yavugagamo ubuzima bwe ari kure y'igihugu cye. Yanditse inkuru ngufi zitandukanye zirimo nka
In a Church Village n'izindi nyinshi n'ibitabo by'abana nka Chick and Deliver. Chinua Achebe yahawe ibihembo byinshi bikomeye n'impamyabumenyi za kaminuza zitandukanye. Mu bihembo yabonye harimo The Mad Bookers International Prize yabonye muri Kamena mu mwaka wa 2007. Mu 2010 yahawe The Dolph and William Gilch Prize, igihembo cy'amadolari 300,000, kikaba ari kimwe mu bihembo by'amafaranga menshi mu by'ubugene. Mu mwaka wa 2012 ejo bundi rwose yasohoye igitabo cyitwa There Was a Country, cyavuga ku ntambara yo guharanira ubwigenge bwa leta ya Biafra muri Nigeria. Iki kikaba aricyo gitabo cya nyuma yashyize hanze. Mu mwaka w'1961 Chinua Achebe yashyingiranwe na Christiana Chinwe Okoli, baje kubyarana abana 4. Kwa 21 Werurwe mu mwaka wa 2013 Chinua Achebe yitabye Imana afite imyaka 82 azize uburwayi mu mujyi wa Boston, ashyingurwa aho yavukiye muri Ogidi mu gihugu cya Nigeria. Nizere ko we ukunda gusoma ibitabo, harimo abenshi mwagiye mubyiga muri segondere, abantu bagiye bakurikirana indimi, abize EKK English Swahili and Kinyarwanda, abize RFK, abize ndetse n'izindi ndimi zigiye zitandukanye. Nizere ko uyu mugabo bita Chinua Achebe mwamumenye cyane mu mateka y'ubwanditsi bw'ibitabo. So reka ngushimire wowe utarahimwe gukomeza gutega amatwi. Njye nitwa Mr Valade Cash. Reka nkubwire ngo reka ngushimire cyane kubera ko wakoze subscribe kuri channel yacu ya YouTube. Niba ikiganiro ugikunze cyangwa se ukaba ushaka ko hari andi makuru cyangwa ibindi byegeranyo ku muntu runaka ukunda, baba banditse ibitabo, baba banditse ibindirimbo ndetse abakinnyi b'amafilime ndetse n'abandi bagiye batandukanye, ushobora kutwandikira kuri WhatsApp. Nimero yacu ni 07 88 90 31 36.